nitwa Richard Drax, reka ngushimire wewe wamenye agaciro ka Doma News Live kabuhari kugira ngo tujye tubana mu makuru abagezweho buri gihe. Reka nkubwire ko AFC M23 yarekuye abasirikari 230 ba FARDC bari bamaze igihe bari mu maboko yayo. Uyu mutwe wa AFC M23 watangaje ko warekuye abasirikari 230 bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bari bamaze igihe kinini mu maboko yabo kugira ngo bashyikirizwe imiryango yabo. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 Gashyantare 2026 nibwo uriya mutwe washyikirije abo basirikari komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushinzwe kwitegura no gucunga ibiza ndetse n'uburinganire hitwa Madamu Haja Rabi wagiriye uruzinduko mu mujyi wa Goma nyuma yo kuva i Kigali. Murabyibuka ko Kigali naho yahanyuze yakiriwe hanagirana ibiganiro n'umuhuza bikorwa wa AFC M23 yitwa Colonel Nanga Yelubo. Ubwo bagirana ibiganiro rero ni ibiganiro byibanze ku miterere y'ubutabazi bw'ibanze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC M23 yatangaje ko yasohoye kuva kuwa gatanu yavuze ko kuva Haje Rabi yahagera yashimangiye akamaro ko kugeza imikoranire hagati ya AFC M23 n'abakora ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo harusheho kubungabungwa ndetse no kumenya uburyo ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakemuka, ubundi abaturage bamaze imyaka myinshi mu ntambara ndetse no mu bibazo bakaba bakongera kubona amahoro ndetse n'umutekano birambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hashingiwe ku biganiro Colonel Nanga yagiranye na Haja yijeje uyu Haja ubufatanye bwiza hagati ya AFC M23 n'abakorera ibikorwa by'ubutabazi mu bice igenzura, ndetse ko ingamba zorohereza urujya n'uruza rw'abaturage zamaze gushyirwaho ku buryo abaturage bari mu bice bigenzurwa na AFC M23 biraza kuba ibyo bice bituje bifite amahoro, ndetse kandi ibyo bice bikaza kuba bifite ubudahangarwa ku kuba umutekano n'amahoro w'abanyekongo bari muri ibyo bice uraza gukomeza kubungabungwa nkuko Colonel Nanga yabyemereye Haja. Yavuze ko kandi mu mwaka umushize AFC M23 ishyize inzego z'ubuyobozi aho yamaze kwigarurira impinduka ubungubu zamaze kugaragara zirimo kugarura umutekano, gusenya inkambi zari zirimo abagizi ba nabi cyangwa se ibice byose byari birimo abagizi ba nabi, kukuraho inzitizi zose zatumaga umuturage ajyabona iby'ingenzi, ndetse kandi hanashyizweho uburyo Wazalendo yazakurwa ku buryo bwo kwambura abaturage muri ibyo bice bari baregaruriye. Wazalendo ndetse na FDLR ndetse n'abandi bose bagiraga uruhare mu kuba abaturage bari muri ibyo bice bahungabanya umutekano wabo. Ibyo byose yavuze ko bigiye gukurwaho. Ikindi kandi icyakuweho nuko hakuweho inzitizi zose zari zarashyizweho na Wazalendo, FARDC, FDLR ndetse no gusubiza mu byabo abaturage barenga ibihumbi miliyoni imwe n'ibihumbi 200 bari barakuwe mu byabo bakajyanwa mu bindi bice, ndetse ubu ngubu abari bari mu bice bya Goma ndetse no mu bindi bice byigaruriwe na AFC M23 kuri ubu ngubu bafite amahoro n'umutekano wose watewe no kuba AFC M23 yarageze muri ibyo bice nk'uko bitangazwa n'umuhuza bikorwa wayo Colonel Nanga.
ni ibintu AFC M23 ivuga ko byatumye umusaruro w'ibiribwa wiyongera cyane muri aka karere muri kara karere bamaze kwigarurira. Uyu mutwe kandi wavuze ko mu rwego rw'uruzinduko rwa Haj Rabe Igoma wafashe icyemezo cyo kurekura abana 40 ndetse n'abagore bagera ku 100 bari barinjijwe mu gisirikare na FARDC nyuma bakisanga mu maboko ya AFC M23 kugira ngo basubizwe mu muryango yabo. Bemeje ko rero bagiye gufata aba babyeyi ndetse n'aba bana bose bagasubizwa mu miryango yabo kugira ngo bakomeze kujya gukurikirana ibyo mu miryango, dore ko abenshi muri bo bavuze ko bisanze muri uyu mutwe wa FARDC ndetse na Wazalendo mu buryo nabo batazi neza ko bashutswe bakisanga bari mu mutwe wa FARDC ndetse na Wazalendo. AFC M23 kandi yunzemo uvuga ko uyu mutwe wakunzemo uvuga ko wanashyikirije komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi abasirikari 230 ba FARDC bakomerekeye ku rugamba bari bamaze kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya gisirikari biri Katindo bicungwa na AFC M23 kugira ngo aba basirikari basubizwe mu buzima busanzwe ndetse basubizwe no mu miryango yabo, dore ko abari inkomere bajyanwe muri iki kigo cya Katindo bakitabwaho ndetse bagahabwa n'ubujyanama mu by'imitekerereze. Ibi byose bivugwa na Colonel Nanga ko bamaze kuganirizwa ubu ngubu bagiye gusubizwa mu miryango yabo. AFC M23 kandi ivuga ko yiteguye gukomeza kugirana cyangwa se gufatanya na European Union mu biganiro bya tekinike mu rwego rwo kurushaho gushimangira uburyo bw'imikoranire hagati yayo n'ubutabazi mu bice igenzura ndetse no kunoza uburyo abaturage bari mu bice igenzura bagomba kubona ibyibanze bakeneye kugira ngo bitandukane n'uko bahoze mbere hakigenzurwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi AFC M23 ikomeje kubikora kugira ngo igaragaze ko idashyize imbere intambara cyangwa se guhangana ku by'amabuye y'agaciro nkuko ikomeza kubitangaza, ahubwo bo bemeza ko icyo bashyize imbere ari ukubona umutekano w'abanyekongo, gufatanya no guhuza, ubundi abanyekongo bakongera kubona ibiganiro ndetse no kongera guhuza nkuko bitangazwa n'umuhuza w'ibikorwa wabo Colonel Nanga Yelubo, nkuko akomeza agira ati twebwe nka AFC M23 ntago dushaka amabuye y'agaciro, nta nubwo dushaka ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuyigarurira gutyo gusa, ahubwo icyo dushaka nuko nk'abanyekongo twongera kubona amahoro tukabona umutuzo nkuko tubishaka. Colonel Nanga kandi yakomeje avuga atya abishimangira cyane ibingibi ari nabyo byatumye bisanga baje kurekura aba basirikari ndetse anashyiraho uburyo bwiza bwo kugira ngo abari abana ndetse n'abamama cyangwa se ababyeyi basubizwe mu buzima busanzwe, ari naho aba basirikari 230 bashyikirijwe uyu nguyu Haja Rabi kugira ngo nabo basubizwe mu buzima busanzwe. Abari baritaweho bari inkomere ndetse n'abandi bose bari bafite ibibazo bitandukanye bakaba baritaweho muri iki kigo cya Rutindo kugira ngo bitabweho, kuri ubu ngubu bakaba basubijwe mu buzima busanzwe nyuma yo kuvanwa muri iki kigo cya Katindo bari maze iminsi bari kwitabwaho kugira ngo harebwe uburyo ubuzima bwabo bwakongera gusubira ku murongo. Tukivuga ku mfungwa, reka twigarukire kuri gereza zitandukanye ziri kuri iyi si, ariko turavuga kuri gereza 10 zonyine ziteye ubwoba. Ni gereza zakomeje kuvugisha abantu benshi cyane bitewe n'uburyo abazirimo, uburyo bafungwamo cyangwa se uburyo bafatwa. Izi mu bihugu bitandukanye rero imikorere ya gereza iratandukanye cyane bitewe n'uko amategeko yaho aba ameze ndetse n'ubushobozi bw'igihugu n'intego
za sisiteme y'ubutabera bwaho. Gusa hari gereza zubakwa zigamije gufasha abagororwa kwisubiraho, ariko kandi hari n'izindi zubakwa kugira ngo nyine zifashe mu kugira ngo uwo muntu yongere ahinduke ubuzima bubi cyangwa se abeho mu buzima butandukanye n'ubwo yararimo. Hari n'izindi kandi zubakwa mu buryo bw'ihohoterwa rikabije cyane, nibura ry'ibikoresho rikabije ku buryo nibura n'ibikoresho by'ibanze kubibona kiba ari ikibazo. Rero hari raporo zitandukanye zerekana ko hari gereza zimwe zamenyekanye kubera ubukana bw'ibihe abagororwa babo babamo, ndetse n'ubucike cyangwa se ububabare bukabije, indwara, inzara ndetse n'ihohoterwa n'ikorwa ry'imirimo ivunanye cyane. Ndetse dore ko zimwe muri izo ngizo nk'izo gereza 10 tugiye kugarukaho cyane zikomeye kandi zikaba ziteye ubwoba kuri iyi si. Gereza ya mbere turaza kugarukaho ni yitwa ngo ni Guantanamo Bay Detention Camp Kapa. Iyi ni gereza yo muri leta ya United States, ubwo no kuvuga muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ahangaha rero iyi gereza yaho ngo yitwa ngo ni Guantanamo Bay Detention Camp Cuba. Iyi ni gereza yo muri leta ya United States izwi cyane kubera gufunga abantu bakekwaho iterabwoba igihe kirekire, ndetse kandi batagerejejwe mu nkiko. Raporo mpuzamahanga rero yo zagize icyo zibikoraho, zigaragaza ko zishinja gukoresha uburyo bukomeye bwo kubaza ibibazo no gufunga abantu mu bwigunge bukabije, ndetse no mu buryo butari bwiza. Indi gereza ya kabiri ikomeye cyane ni yitwa Camp 14. Iyi ngiyi ni Kwaina Rison nomero 14, iri muri North Korea, iri mu majyepfo ya Korea. Iyi ni imwe mu nkambi za politiki zikaze cyane ku isi, kuko abagororwa n'imiryango yabo bahafungirwa bose bakoreshwa imirimo ivunanye, inzara ndetse n'ihohoterwa rikabije. Kandi amakuru ayivugwaho akenshi nuko aturuka ku ihohoterwa abayifungirwamo bakorerwa. Iri ngiri rero bituma nayiba muri gereza ya kabiri muri gereza ziteye ubwoba muri Korea. Iyindi ya gatatu ni yitwa IDX Florence United States. Iyi ngiyi ni gereza iri muri izwi nka Supermax. Iyi ngiyi yitwa Supermax kubera ko umutekano ukomeye cyane, abagororwa benshi bamara amasaha 23 ku munsi bari mu kato cyangwa se bashyizwa ahantu runaka. Ibintu abasesenguzi bose bavuga ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe bitewe n'ibyo bahakorerwa, bitewe n'abantu baba bahari. Indi ya kane ni yitwa Black Dolphin Prison. Iyi ni yo muri Russia. Iyi ni gereza ifungirwamo abagizi ba nabi bakomeye cyane, abagororwa bayigezemo cyangwa se bayibamo mu bwigunge bukabije cyane, kandi ko aba bantu bayibamo benshi bakagenzurwa mu buryo bukomeye cyane, ku buryo aba bantu bafungiye muri iyi gereza ngo yitwa Black Dolphin Prison yo mu Burusiya biba bigoye ko umutekano wabo ndetse no kuba wabageraho biba bigoye cyane. Indi yitwa Banga Kwanga Central Prison. Iyi ngiyi niyo muri Thailand, izwi cyane ku izina rya Bangkok Hilton. Itwa kuko abenshi bafite uburyo bayizi, ariko ubundi izina ryayo ni Banga Kwanga Central Prison, niyo muri Thailand, ariko abenshi bayizi ku izina rya Bangkok Hilton. Iyi ni gereza
ivugwamo ubucucike ndetse ibura ry'ubuvuzi n'ihohoterwa rikomeye cyane cyane ku bagororwa bategereje ibihano cy'urupfu. Aba bagororwa baba bategereje igihano cy'urupfu kuri iyi gereza yo muri Thailand ngo bahore bakorerwa ihohoterwa ndetse n'iyicwa rubozo rikomeye cyane, ku buryo iyi ngiyi yari muri gereza ya gatanu iteye ubwoba. Gereza ya gatandatu yindi ni yitwa Kamiti Maximum Security Prison. Hingi niyo muri Kenya, twaje no muri Afrika rwose zirahari ziteye zirya, yitwa Kamiti Maximum Security Prison Kenya. Niyo muri Kenya birumvikana, yubatswe kera cyane kuko yubatswe yakira abagororwa bake, ariko ubu ngubu yakira abarenga ubushobozi bwayo inshuro nyinshi cyane, kuko ubucucike nibura n'imikorere n'isuku yabyo ni bimwe mu bibazo bikomeye cyane biyivugwamo, ku buryo ubucucike bwayo bumeze, isuku ihari, ibyo byose ari igituma abantu bakomeza kuvuga amagambo menshi. Ndi gereza ya karindwi muri gereza ziteye ubwoba ni yitwa Ramodero Prison. Iyi ngiyi niyo muri Colombia, yitwa Ramodero Prison yo muri Colombia. Iyi gereza yo ivugwamo imirwano ikomeye hagati y'amatsinda y'abagizi ba nabi, kuko raporo ubundi zo zigaragazwa ko ruswa n'ikorwa ry'ihohoterwa bikunze kuyigaragaramo cyane, kubera ko ngusanga ihohoterwa ari byinshi cyane, kuko kwa kundi bafunga n'abantu iyo mitwe yigezemo y'ubwayirahangana igakomeza guhanganira muri gereza nkuko byakomeje kuvugwa cyane. Hari gereza ya munani yo mu Burusiya ndetse yo ngo yitwa Vladimir Central Prison, n'ubundi niyo mu Burusiya, yitwe Vladimir rwose ni Vladimir Central Prison. Iyi ngiyi ni gereza ifite amateka maremare, kubera ko ivugwamo ubucucike nibura ry'ubuvuzi, kuko harimo ubucucike bwinshi ndetse n'ubuvuzi ni ikibazo. Ndetse kandi ikindi gikomeza kuvugwa muri iyi gereza nuko ingaruka n'imibereho y'abagororwa byaho bifite uburyo bititabwaho cyane, ku buryo igihe ari ubucucike kandi kubona ubuvuzi muri iyo prison biragoye cyane. Ikindi ni gereza yitwa ngo ni Patraka Prison, niyo muri Moscow. Iyi ngiyi yo ni imwe mu magereza ashaje cyane mu Burusiya, nayo niyo mu Burusiya, kuko indwara zitandukanye n'isuku nkeya ni bimwe mu bibazo bigiye biyivugwamo cyane, ndetse kandi bitangazwa n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ko iyi gereza ari ikibazo cyane. Indi yitwa Black Beach Prison, niyo muri Equator, muri Guinea Equatorial. Iyi ni gereza rero ivugwamo gufunga abantu mu buryo budakurikije amategeko no kubura amakuru ahagije mu mibereho y'abagororwa baho. Ibi ngibi bigatuma ikomeza kugenda inengwa n'imiryango mpuzamahanga, kuko bo izi gereza zose uko ari 10 maze kuvuga zose zihuriye ku kuba zitita ku baturage cyangwa se abagororwa barimo, ntago bitabwaho cyane. Nabikubwiye ngo iya mbere yitwa Guantanamo Bay Detention Camp Cuba, iyo ni iya mbere. Ya kabiri yitwa Camp niyo muri North Korea. Indi yitwa ADX France niyo muri United States. Indi yitwa Black Dolphin Prison niyo muri Russia nayo. Iyindi yitwa Banga Kwanga Central Prison, iyi niyo muri Thailand. Iyindi yitwa Kamiti Maximum Security Prison, iyi niyo muri Kenya. Indi ya karindwi yitwa Ramodero Prison, iyi niyo muri Colombia. Indi yitwa yo muri Russia yitwa Vladimir Central Prison, niyo muri Russia n'ubundi. Indi kitwa Butrika Prison niyo muri Moscow. Indi kitwa Black Beach Prison, iyi ngiyi niyo muri Guinea Equatorial. Bishingiye cyane kuri iyi mibare byemeza yuko Uburusi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zifitemo, United States nifitemo prison nyinshi gakurikirwa n'Uburusiya, kuko nizo zifitemo prison zirenze imwe. Bisobanuye ko muri prison ziteye ubwoba cyane ni United States, ndetse hakaza
cyane na Russia, bisobanuye ko ikintu bihugu iyo kimara kubyumva niba United States ndetse na Russia ari byo bihugu bifite prison nyinshi kandi ziteye ubwoba kuri iyi si dutuye, hari icyo bigomba kuba bisobanuye. Umuntu wese agomba kugira uburyo ahita byumvamo ndetse no gusobanukirwa impamvu ya bamwe mu bantu b'abasesenguzi ibi bihugu babyemeza nk'ibihugu bikomeye kandi ni ibihugu bivuga rikijyana muri iyi si dutuye, bifite cyinshi bisobanuye. Gusa nibyo biri imbere mu bihugu bifite prison ziteye ubwoba cyane, ku buryo izi mfungwa za muri ibyo bihugu iyo ugize amahirwe make ukisanga muri izi prison uba ufite ibyago byinshi. Reka nkwibutse ko ibyo tuvuga byose, ibyo dukora byose, twe mu Rwanda turajwe imbere nshinga n'iterambere tukishima. Dore weekend yageze, reka nkwe diru iryoshye cyane, uraza gusangira n'umuryango wawe cyangwa se ufite ibirori. Reka nkwibutse ko Ricadere bagufitiye ibyo kunywa byaba bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bagufitiye champagne z'ubwoko bwose, bagufitiye rikeri n'ahandi wazisanga uretse muri Ricadere. Nyarukira Kicukiro i Nyanza aho bakorera, ubundi baguhe rikeri z'ubwoko bwose, champagne, ibyo kunywa ibyo ari byo byose ushaka n'ahandi wabikura. Gusa niba utahagera bakora delivery aho waba uri hose, fata telefone yawe wandike mu 078 05639391 cyangwa 0791151023, ubundi ibirori byawe umuryango wawe muza kwishima muri weekend ubifashwemo na Ricadere. Barakubwira ngo Rika and wine sowa, alcoholic and non-alcoholic beverage selling and delivery. Turi kumwe na promotion nziza cyane guturuka muri Doma News Live. Barakubwira ngo niba ushaka ko wamamara ugatera imbere ukagura ibikorwa byawe, nta yandi mahitamo ufite uretse kugana Doma News Live. Dore ko ari umuryango mugari ugera kure, ukora icyo bita advertisement ku buryo buri international. Niba ushaka ko rero waguka ukamenya icyo bita kugera kure, icyo twita ngo ni digital market and advertising, ibi ngibi byose niho bikorerwa. Icyo usabwa rero ni ugufata telefone yawe ukandikamo nimero ngiye kukubwira, ubundi mukaganira kuri iyi ngingo. 0791510203 ubundi ukaguka ugatera imbere, ubundi nawe ukisanga muri wa muryango w'abantu bageze kure bakamamara babifashwemo no gukora advertisement. Ndakumwe ngo nitwa Richard Drax, ndagushimira udahwema kubana na Doma News Live mu biganiro kugeza umunsi ku munsi. Subscribe and share ni ingenzi, ubundi twayatubana mu biganiro byose nkuko ikintu cya mbere tugomba kuba dufite amakuru. Bana natwe rero mu rugendo rwa buri munsi, ndabakunda cyane.